kera abanyarwanda barabahanga bakaba bahanga mu guhanga imvugo ndetse dore ko zimwe mu mvugo bahanze tuzikoresha mu magengaya. Muri izo mvugo harimo imigani. Hariho imigani miremire yacibwaga n'abakuru bayicira abana batoya, hagaba imigani migufi cyangwa se imigani y'imigenurano ndetse magengaya tugikoresha. Abanyarwanda kandi bagiraga n'ubuhanga bwo guhanga imvugo babikuye ku kintu cyabayeho cyangwa umuntu runaka wabayeho agasiga imvugo mu Rwanda rw'abanyarwanda, bityo bigatuma bayita insigamigani. Insigamigani ni iki? Ni ijambo cyangwa imvugo ikomoka ku muntu runaka cyangwa ikintu runaka cyabayeho. Uyu munsi Inkera TV tugiye kubagezaho insigamigani burya si buno. Tubahe ikaze mu kiganiro. Kuri mikoro kumwe nanjye Jideo Rugamba. Iyi ni Inkera TV. Munyemere tugaruke mu kanya turebera hamwe inkomoko y'insigamigani burya si buno. Uyu ni umugani abanyarwanda badatuza guca, cyane cyane iyo bacyurirana. Umuntu awuca iyo abonye urwaho kwigaranzura wari waramugiriye nabi akamuza amahwemo, cyangwa se ashaka kumvikanisha yuko umuntu ari mutima ukwe, nibwo bavuga ngo burya si buno. Uwakomotse kuri burya na buno bene Rugoma rwa Maronko mu Gisaka ahahinga mu mwaka w'400. Abo bahungu bombi bari impanga, bakaba bene Rugoma rwa Maronko na Barakagwira bana umugabo. Rugomwa yari umugesera w'umuzirankende, akaba umutware w'umutoni mu w'ingenzi kwa Kimenyi Musaya, umwami w'Igisaka. Bukeye Kimenyi atoresha abakobwa beza bo mu Gisaka, abazana mu rugo rwe rw'Iremera iy'Imukiza muri komine Kigarama mu Gisaka. Imukiza hari nk'ibwami mu Rwanda. Abo bakobwa bamaze kuhateranira, Kimenyi yohereza abagore bakuru bo guhitamo abasumbije abandi uburanga, kugira ngo bamwe azabarongore abandi abashyingira abahungu yakundaga. Ibi ntabwo byabaga mu Gisaka gusa, ni Rwanda niko byagendaga, uko niko umwami yarambagizaga. Nuko abo bagore bajya kubarobanuramo abakobwa beza, babakinyiza impi z'imikane, babareba imbere n'inyuma, babambika ubusa barabahindagura, babareba intantu n'ibibero. Umukobwa wa mbere aba Barakagwira bana umugabo. Igihe bakibisiganira, Kimenyi barahageze na wa muhungu yakundaga ari we Rugomwa. Ba bagore n'abakobwa babonye Kimenyi abatunguye barikanga, arabasatira arabaramutsa bose. Ubwo abo bagore bari bakikije Barakagwira, Kimenyi arababaza ati ko nduzi mukikije umukobwa mwese ni ibiki? Abo bagore batinya kubwira Kimenyi yuko uwo mukobwa ari warushaga abandi ubwiza, kugira ngo badatera abagenzi b'ipfunwe n'ishyari. Maze Kimenyi nawe arabimenya, aroroshya ati muze mbabaze, abajyana mu yindi ngombe, dore ko byo byose byakorerwaga mu gikari. Nuko bahageze bamutekereza yuko Barakagwira arusha abagenzi b'ubwiza. Ubwo wa muhungu Rugomwa yarari aho ngaho. Kimenyi arashimika ati arabaruta bose koko? Bati arabaruta turakakuroga. Kimenyi akebuka Rugomwa ati muguhaye wanshima? Rugomwa ati nagushima mba nkuroga. Kimenyi ati ndamuguhaye uzamurongore. Nuko Rugomwa arongora Barakagwira, atahira Imukiza kwa Kimenyi. Barakagwira amaze kurongorwa ntiyazuyaza hera karasama. Igihe cyo kubyara kigeze, yibaruka abahungu babiri b'impanga, umwe amwita burya undi amwita buno. Bamaze gukambakamba, Kimenyi atekesha Rugomwa ubutware, aramusezerera ajya kuburereramo abana be. Abo bahungu bamaze kuba ingaragu, Kimenyi abajyana iwe bareranwa nabe. Bamaze kugimbuka, Kimenyi arabashyingira abaha inka n'imisozi. Nuko bibaho imyaka irashira indi irataha. Bishize kera Rugomwa arapfa, abahungu be basigara mu bye babitungana n'ibyabo. Bitinze abantu bo mu Gisaka babagirira ishyari barabanga, babateranya na Kimenyi, nawe atangira kubareba nabi. Burya nawe undo babimenye bagira ubwoba, baracika bamucikira ibujinja. Bamaze kugerayo bakeza umwami waho nawe arabahaka. Hagati aho abanyagisaka bayoberwa aho bacikiye. Biraramba hashira imyaka, ariko baza kuza kuhamenya. Babwira Kimenyi ati burya na buno bari bujinja. Kimenyi yohereza abantu bajya kubagarura, kuko yabakundaga cyane. Bagezeyo barabaririza barababona, bararamukanya barashyikirana. Bari bamaze kuba abagabo b'amajigija. Intumwa zibabwira ubutumwa bwa Kimenyi bw'uko bagomba kugaruka iwabo. Bamaze kubyumva burya arabyemera. Buno arericurika ararahira yanga kugaruka. Burya agarukana n'intumwa. Kimenyi amusubiza ibyabo byose, naho buno yigumira iyo. Nuko atinda harirayo kugeza igihe agwiriye yiseguye ubutindi.
ngaho nguko rero rubanda rumaze kubona izo mpanga zanyuranyije ibitekerezo byari mahwamambere, babikurizaho imvugo yahindutse umugani baca bagira ngo burya si buno. Bawuca bashaka kuvuga yuko umuntu ari mutima ukwe, nk'uko abo bahungu babuzanyije ibitekerezo kandi barakara kamwe. Ku ruhande rumwe bashima burya, ku rundi bagaya buno. Ariko kandi mu yindi mvugo bisobanura ko ibihe biha ibindi. Ni nk'aho umuntu yagize ati birya wangiriraga burya nishoboye, ubu noneho byarahindutse. Naho rero iyo umuntu abajije undi ati mbese ni burya na buno, ubwo bashaka kumubaza ngo mbese biracyari kwa kundi. Burya si buno, umuntu ni mutima ukwe, cyangwa se ibihe biha ibindi, ntagahora gahanze. Ni dusore ikiganiro cyacu, ariko mbere yuko dusoza reka ngo usabe gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Iyi ni Inkera TV, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Jide Rugamba. Mukomeze kugira amahoro y'Imana impagarike n'ubugingo.